aya aracyari kibegaye nk'ibisanzwe. Twaje kuri Eric akubwira ati ni your hand mu biganza byawe nyagasani. Turi umufasha wanjye iyo nacitse intege. Uri imbaraga zanjye iyo naguye. Umfata ukuboko iyo mfite ubwoba. Uri umwe. Uri uwo mpamagara. Uvugana amahoro mu muraba cyangwa se mu muyaga. Uyobora intambwe zanjye mu mwijima nyagasani. Uhagarara iruhande rwanjye buri munsi cyangwa ugendana nanjye. Uturisha umutima wanjye. Ati mu biganza byawe rwose ndarinzwe. Umfata ukuboko. Ntabwo rero ndi jyenyine. Uranterura. Ugatuma nkomera. Mu biganza byawe ndarinzwe. Iyo ibibazo bihingutse uba uhari mwami. Ntabwo ujya unsiga inyuma ngo untererane. Urukundo rwawe ruranzengurutse n'amahoro. Muri wowe nabonye ibyiringiro byanjye. Nta bwoba bwampeza hasi. Nta muyaga n'umwe wampindisha umushyitsi. Ati ukuboko kwawe kuzagenda kunyobora kubinyuzemo. Ati mwizera ibyo ukora byose nyagasani. Mu biganza byawe ndarinzwe. Umfata ikiganza rwose singende ndi jyenyine. Uranterura. Ugatuma nkomera. Mu biganza byawe ndarinzwe. Mu biganza byawe ndarinzwe. Umfata ukuboko sindi jyenyine. Uranterura. Ugatuma nkomera. Mu maboko yawe ndarinzwe. Ati mu biganza byawe ndarinzwe. Umfata ukuboko nkakwizera.